niwe bagendanaga ni nawe muhamya we wa mbere ni nawe muhamya we wa mbere kandi burya no mu rukiko rw'isi usibye nibi tuvuga by'Imana bareba ibimenyetso bakareba ibihamya video twarayibonye kuri social media video abwoko ki na ka video na kantu bamufashe agafoto bashyiraho yambaye ubusa umugore umugabo we niwe wakizaniye ku kitangazamakuru cyitwa Baraka reka nyivugemo gatoya kugira ngo abantu batagira ngo ni ukwataka bene data n'ibiki byose hanyuma rero uwo muhamya we turagendera ku byo yagize gute yavuze tubigendeyeho rero umugore ni umunyamafuti tandukanye n'abagabo babiri ariko bakaba batapfuye uwo muntu Bibiliya ivuga ko aji wabo akabigishuba ziko ni cyanditswe akabigishuba ziko ni Paulo wabyanditse media kandi hagiye baramufata uwo ninde turi kuvuga nyine kuri Pastor Mutesi umushumba ntago turabona umugabo we bahagararanye ngo bavuge ngo twakiriye runaka n'umutware we cyo ni icyambere cya kabiri nawe ubwe yitangiye ubuhamya avuga ko hari amahirwe ya mbere yamucitse hanyuma anavuga amakosa abiri yakoze erega ibi bintu nabandi bakora ivuga butumwa nabandi bakora umurimo w'Imana tutababona mu nsengero turimo yabona umugabo mwiza hariya w'umudiyakoni ati itumbera umugabo yabona umuvuga butumwa mwiza hariya ati mbera umugabo yabona nundi muntu usa neza wamukuruye mu bitekerezo mbera umugabo kuko na runaka yarabikoze na runaka afite abana nicyo tutari kwemera mu murimo w'Imana naho umuvandimwe mwene data dusangiye kwizera nta bindi bibazo wenda kuko ahanini nta nubwo twitegura iki kigiye kuba kuri aba bantu urabona iherezo riribuze kuba rite aba bose tuvuze Pst Fanny niwe mperaho Imana imuhagurukije kugira ngo acyahe ahubwo ntacike intege afatikanye n'ubwami bwamuhamagaye acyahe ababyeyi birirwa birukanka bajugunya abana kandi ibyo nabyo bifite ingorano zimeze gutya reka tubasuhuze inshuti bakunze birembo ryera TV tubifuriza umwaka mushya muhire kugira ngo ubabere uw'amata n'ubuki ariko cyane cyane ku bantu bahisemo gukora subscribe ariko nawe uje kano kanya ukabuje muri iki kiganiro tukwifurize umwaka mushya muhire ushobora kandi kuba utameze neza urwaye cyangwa se hari ibibazo byinshi uri guhura nabyo muri izi ntangiriro cyangwa se muri ibi bihe ariko ndagira ngo nkubwire ko imbaraga z'Imana zifite akazi kenshi ko kukurengera kuko hariho ibyiringiro byo gutabara kuri mikoro ne Cyprien Hakizimana nkuko bisanzwe hanyuma ndagira ngo nkwibutse wowe utari wakora subscribe ukore subscribe hasaho ndetse birumvikana na comment ndetse na like kugira ngo tunoze ibyo dukora muri abaterankunga bacu babugufi iwacu ntidutinda rero muri uyu mwaka dutangiranya akazi kenshi muri ibi bihe ndagira ngo nkwibutse yuko tukwifurije kugomeza kuba mu buzima bwuzuye kandi uraza kumera neza turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umuhanuzi Imana ikoresha ibintu bikomeye ariko tukibaza ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ndagira ngo abanza bibwira amazina ye yombi genda yazi ariko yibwire abo ku irembo ryera tubone uko tumwakira umwaka mwiza murakoze cyane umwaka mushya muhire ku bantu bose badukurikiye nitwa Nzayituriki Evode ndi umuhanuzi w'Uwiteka wahamagawe n'Imana Imana iduhana umugisha urabyiyita cyangwa uriwe ntago ibi umuntu abyiyita ngo bikunde kuko bibera mu isi y'umwuka Imana iragutoranya ikagusiga iyo ubyise rero ntabwo bikora tuguhaye ikaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki
imboni y'umuhanuzi iyo bayivuze icyambere numva kureba ibitarebwa. Abantu bamwe batoranijwe basizwe bakagira ijisho bahabwa n'Imana ako kantu ridapfa kubonwa n'umuntu uwo ari we wese keretse uwabitoranirijwe n'uwabisigiwe. Imboni y'umuhanuzi rero nuko kandi ikindi nuko umuhanuzi ni umuntu utangaza ibintu abantu babona bidafite ishusho, Imana ikamuha ishusho yabyo, akavuga ngo nubwo biri ibumoso mukaba mwese mwabifanye ariko jewe ndabona biri iburyo ndebesheje ijisho ry'umuhanuzi. Nuko mbona imboni y'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi ni ikiganiro nyine kinyura ku irembo ryera, kandi twasobanuye abantu ko imboni ijisho ry'umuhanuzi ni ikintu kireba kure, kireba ibyo mu gihe kizaza, mu myaka 100, 200, 300. Nicyo utabona none ko kigize, ariko ijisho ry'umuhanuzi ribona ibintu bifite ishusho. Kuko abahanuzi nibo bagiye bahanura u Rwanda bakarugaragaza nk'urufite ishusho mu gihe rutari rufite ishusho. Ati mu myaka 20, 30 muraza kubona u Rwanda mu ishusho yarwo. Mbere yuko twinjira mu mboni nyirizina, kandi turashaka nshimye Imana ko turi kumwe n'imboni taratokoro, dushyira imbere y'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uyu mwanya. Onezago da pila vose enema. Duhamagaye imbaraga zikomeye z'Imana muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi. Reka uduhishurire ibintu bikomeye muri uyu mwanya. Umuntu wese wari uzinzira abona inzira, kandi umuntu wari utaye ibyiringiro abona ibyiringiro bitagajuka biri mu mwami wacu Yesu Kristo. Yesu niwe muhanuzi mukuru, niwe twigira ku birenge, kandi wagiye ubona ibintu bikomeye ukabitangaza. Haba Yerusalemu ubwira abafarisayo ku rusengero bafite rw'i Yerusalemu nta buye rizasigara rigeretse kuri, niko byasohoye. Uyu mwanya turakwiyambaje kugira ngo uzubane natwe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Turakomeje mu kiganiro cyacu, twarimo dusengera wowe udukurikiye kugira ngo urusho kugubwa neza ndetse uze kumva amavuta ageretse kuri magenzi yayo. Abantu ibihumbi bafite ibikomere batewe n'abahanuzi. Niki uwo muti turawuvuguta gute kugira ngo abantu babone ibyomozo? Ibikomere biri mu buryo bubiri, no kubyomora biri mu buryo bwinshi. Icyambere hari abantu bakomeretse mu buryo bwo gufatwa wenda icyo nakwita matekwa, bakamburwa ibyabo. Abo bahanuzi bakabikorera abantu babyitiriye ngo ni Imana ivuze. Urugero, umuntu akajya mu rugo rw'umuntu, yagerayo ati iravuze ngo manurira televiziyo yawe uyimpe nibwo uraba muzima. Hanyuma uyu muntu kuko ibintu bye byagiye ntabwo turabigarura, ahubwo icyo turakora ni ukumubwira ngo nubwo yanyazwe n'abambuzi ariko turaza kumusengera isengesho kugira ngo ibyo yakoze atazi uko bikorwa Imana ibyandike mu gitabo cy'imirimo, kuko kuri we yarahombye, ariko nanone muri ya mboni y'umuhanuzi twavuze hari inyungu iri inyuma, haba nonaha ndetse na hanyuma y'ubuzima, ko twe twizera ko tutazapfa. Na Dawidi yarabyanditse muri Zaburi y'118 umurongo wa 17, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Ntekerereza abantu imirimo Imana ikora. Uyu muntu rero icyambere nicyo ngicyo, no gusenga Imana, akomorwa ibikomere mu mutima. Hanyuma mu isi y'umwuka nanone Imana ikandika ino mirimo yakoze, kuko ntekereza ko umuntu arimo agenda mu muhanda bakamukora mu mufuka, iyo bamukoze mu mufuka avuga ko yibwe, ariko noneho bamukoze mu mufuka bititirirwa Imana, ibyo ntaho twabyandikisha. Ariko umuntu wibwe akamburwa ibye kubw'umurimo w'Imana,
Imana ireberera abarengana kuko Imana irarenganura imwandikira iyo mirimo ntatangire kubara uwo muhanuzi ahubwo atangire kuvuga ngo Mana ibi nakorewe uburyo nabikorewemo ni mu bujiji sinari mbizi ariko kuko ntanavugana nawe ukaba warasiza abantu bawe bamwe muri bo bakihisha muri uwo murimo bakankorera ibyafurambi ndashaka biriya bintu nakoze ne kubibara ku muhanuzi ahubwo mbibare kuri wowe uzabimpembere cyo ni icyambere icya kabiri hari abantu spiriye ubu tuvugana bagiye basambanwa bikitirirwa ngo ni Imana tubwira abantu ko Imana idasambana umuntu wakoze icyaha akitiriye Imana siwe kuko umwanditsi yaravuze ngo umuntu nakora ibyaha ntakavuge ngo ni Imana yamutumye yabikoze nkawe musambana nkawe mukora ayo manyanga nkawe nkuko mwabikora n'undi muntu wese mwibibara ku Mana mukuru urubanza ku Mana ariko kandi uburyo bwo komorwa nta bundi nuko n'uwo muntu nawe akwiriye gufata imyanzuro kuko ntabwo bamufashe mu kungufu mu gihugu gifite umutekano gutya ni ibintu bumvikanyeho babyitirira Imana nawe arabyemera kandi Bibiliya ivuga ko Imana yera abo bantu basome Bibiliya rero tumwomoye rero tumusengera ngo abe yarahumutse ku maso kugira ngo hatazagira ikindi kintu bitirira Imana ari bwifatate mu ngaruka yahuye nazo muri icyo cyaha yakorewe n'umuhanuzi ni ukuvuga wenda ashobora kuba yaramuteye inda ashobora kuba arabyifata amande cyangwa yaramwanduje n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina umwifato w'uyu muntu rero isomo rya mbere yamaze kwiga ko impano ntaho zihurira n'agakiza umuntu ashobora kugira ingabire ariko akaba ari mubi umwifato w'uyu muntu wakorewe bino bintu ni ugusenga nicyo cyambere kuko Imana niyo icururutsa umutima kandi ni nayo itanga urukingo rwa nyarwo nubwo natwe twicaye hano nk'umuti ntabwo ari twe ni iki turimo hanyuma icyambere ni ukuba yakegera Imana agasenga akayisaba imbabazi yaba uwo muntu wabimukoreye yamukoresheje amakosa ariko nawe ubwe yakoze ikosa ryo kwemera ibitemerwa hanyuma icya kabiri umwifato we nuko agomba gukora attention erega Bibiliya iravuga ngo nimuhinyure ibihanurwa ahubwo mu bigenzuza ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo rero yicare hasi namara gusenga asoma ijambo ry'Imana Bibiliya ni umuyobozi mwiza nicyo nabwira umuntu wakorewe ibyo bintu Yesu araza kugenda mwomora araza kumera neza yes muri iyi mboni y'umuhanuzi hariho abahanuzi bamwe bari kuri social media ariko abantu batari kuvugaho rumwe niba ujya ukurikira social media iyo munsi inkuru ziri guhitingwa n'izihe social media ndayikurikira kuko ariko uburyo nyikurikiramo si social media zose nkunda gukurikira ibitangazamakuru by'iyobokamana hanyuma inkuru zirimo zivugwa cyane iya mbere ni Kirezi n'umugabo we iya kabiri ni Mutesi n'abagabo babiri nangwa batatu sinzi uko njya mbyumva hanyuma inkuru ya gatatu yo ntabwo wenda niteguye kuyivugaho kano kanya ariko iziri imbere nizo ngizo abantu barimo bibazaho ibintu byinshi rero nibyo nkunda kubona biri guteza ibibazo byinshi abantu babuze ubusobanuro bwabyo ndetse hakabamo nabo mbona bahengekereza bagira gutya na gutya nibyo rero njya mbona mu by'ukuri niba ujya ubibona reka tugaruke kuri abo bantu uvuze hari uvuze ngo ufite abagabo batatu ntibamubeshyera byaba ari umwuka wo gusebanya kano kanya burya ahacumba umwotsi haba hari umuriro rimwe na rimwe tujye tureka ku bintu byo gushyongeza no gushyashyarika Yesu araboneye Yesu ni umugabo nabonye ugira ukuri kose kuzuye kandi yaravuze ngo ni nge nzira y'ukuri
n'ubugingo. Ubwo urumva ko aho ngaho harimo ijambo ukuri niryo nari ngendereye. Rero ntabwo umuntu umwe, babiri, batatu, batanu, batandatu, barindwi bavuga ikintu kuri Evode ngo duhamye ngo sicyo, niyo kitaba ari cyo neza, haba hariho agace gatoya kariko. Rero ntabwo mpamya ko wenda bamubeshyera ku bagabo babiri, kuko impamvu ya mbere niyi: ntabwo turabona na rimwe ahagaze ku ruhimbi, kuko dukurikira social media, kandi ahagiye baramufata. Uwo ninde? Turi kuvuga nyine kuri Pastor Mutesi umushumba. Ntabwo turabona umugabo we bahagararanye ngo bavuge ngo twakiriye runaka n'umutware we. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, nawe ubwe yitangiye ubuhamya avuga ko hari amahirwe ya mbere yamucitse, hanyuma anavuga amakosa abiri yakoze. Erega ibi bintu muba muri kutubaza ntabwo biturutse mu bandi bantu, byaturutse muri ba nyir'ubwite. Yego. Batanga ubuhamya bwabyo, turabwumva, turangije turasenga, turabaza ngo eske ni gute umukozi w'Imana akwiriye kuba yifata, umwifato w'umukozi w'Imana. Ibi niba byanze, biriya bikaba byanze, ese Mana ubivugaho iki? Kabiri, dusoma Bibiliya, ese Bibiliya ibivugaho iki? Turasobanukiwe. Hanyuma rero tugiye kuvuga ngo barabeshya cyangwa ntibabeshya, twaba tugiye guta abantu mu rujijo. Ahubwo ibivugwa niko biri. Nawe yaravuze ati ibyo mumvugaho byose ndabyemera. Mbere na mbere rero niwe ubwe wabyivugiye. Ariko kandi ntituvuge ibi ngibi kugira ngo dusenye ubuzima bwe, no kugira ngo wenda tumushyire mu gatebo k'ababi. Umuntu agira uruhande rw'intege nke n'uruhande rw'imbaraga. Ahubwo twari turi gutekereza tuvuga ngo eske niba byaragenze gutyo haba iki? Bibiliya ivuga ko niba umuntu apfushije umugabo akwiriye gutuza agasenga. Ubwo ni umupfakazi, agasenga ku buryo ivi rikoboka, agatogota mu masengesho ku buryo ahinduka umugore wa Kristo neza neza. None se buriya umuntu atandukanye n'abagabo babiri, batatu, babiri bose bagiye ariko akaba atapfuye, akaba ariko atarashaka, yakwitwa iki? Umuntu atandukanye n'abagabo babiri ariko bakaba batapfuye, uwo muntu Bibiliya ivuga ko ajya iwabo akaba igishubaziko. Ni icyanditswe, akaba igishubaziko. Ni Paulo wabyanditse. Hanyuma nicyo yitwa nta kindi, kuko aba yananiwe ibya mbere n'ibya kabiri. Ariko ngewe mbona Pastor Mutesi bumeze nk'abashaka kumwataka. Ni ibiki yakoze bidakorwa? Ntabwo twatatse pasiteri, kuko ntituriho ngo dusenyane, ahubwo twatatse icyo ijambo ry'Imana rivuga. Twatatse Bibiliya ngo twibaze ngo eske iyo bigenze gutya niki kiba. Rero ntabwo turiho ngo tuvuge umuntu runaka, nubwo twamushyize mu ijwi ryacu, twavuze ibyo yavuze kuri kamera, turabyumva nk'ubuhamya, turavuga ngo nk'abakozi b'Imana inama nize. Hari n'umuntu wibaza ngo ese kuki muza hano mukaba ari bwo muza kubivugira hano? Nuko ibyo twumvise twabyumviye hano, niyo mpamvu tuza no kubivugira hano. Yes. Hanyuma rero ngatekereza ko ntabwo ku ruhande rwanjye, sinzi abandi, ntabwo natatse umubyeyi. Ibyamubayeho byaba no ku bandi, ariko kandi tukavuga ngo mu gihe bibaye, ese tubyitirira Imana cyangwa tuvuge ko ari intege nke z'abantu, urubanza ruve ku Mana. Erega twe turi kugaragaza ishusho y'Imana, kuko abantu haba hanze, yaba mu Rwanda, yaba n'ahandi, bari gufata ishusho y'Imana itariyo. Kuko umuntu yabaye ikirangirire, yahengeka na Bibiliya, yahengeka n'ibintu, abantu bose bagakoma amashyi. Ibi rero ni umwuka utari mwiza Imana iri kugenda yandagara mu bantu.
kandi abagakwiye kuyivuga neza bakaba ari bo bayihengeka, kandi Imana ntihengama. Imana iraboneye, ifite ukuri, kandi yaduhaye n'ibyanditswe bigomba kuba umuyobozi. Ntekereza ko rero ntabwo twatatse mwene data, ibyamubayeho byaba no ku bandi, ariko kandi tukavuga ngo Imana ibihaye umuntu abandi nabo babikore ntabwo bakwiriye kubikora. Ahubwo ntekereza ko itegeko ry'u Rwanda ryemera umugore umwe, niko bimeze. Iyo urahira mu murenge ni umugore umwe, umugabo umwe. Hanyuma bo bashyiramo n'ikindi, kubera ko ari mu minsi ya nyuma, bakavuga bati niba bibananiye nimugaruke uko twabahuje tunabatandukanye. Aho ni mu ruhande rwa leta. Mu ruhande rwa Bibiliya rero yemera ko umuntu akwiriye kwihangana kugeza ku gupfa, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero. Ahubwo nkibaza, nanabaza abantu bari kubikomera amashyi, ese Kristo yatwaye itorero tukaba twarasigaye tukaba tutabizi? Kabiri, niba abo bantu bose bambwiye ko bakiriho harimo ikindi kintu, ndabizi wenda hari abari bwatake, ariko ku ruhande rwanjye mu gihe maze muri uyu muhamagaro, Yesu yantoje ibintu bikomeye. Yambwiye ko isi itazankunda, isi itazanyemera. Kubera iki? Ntabwo ndi uw'isi. Pawulo yaravuze ngo ubu twicaranye n'Imana mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Rero nkatekereza ko uruhande rw'Imana ruraboneye, kandi Imana ni ukuri. Ukuri rero ni uku nguku, ni uko umuntu akwiriye kugira umugabo umwe n'umugore, n'umugore akagira umugabo umwe, hanyuma n'umugabo akagira umugore umwe. Niko kuri kw'ijambo ry'Imana n'amahame ya leta, niko bimeze. Uko niko bimeze. Yes. Ariko mu by'ukuri niba numvise neza wavuze ngo Pastor Mutesi ni umushumba, ayobora irihe torero? Numvise mu buhamya yatanze avuga ko akorera Igikondo. Ntabwo nibuka itorero, ariko yavuze ko akorera Igikondo kuri Merezi. Sinzi rero, ntabwo sinjya nkunda kugira umwanya, ngira umwanya wo kuba imbere y'Imana, singira umwanya wo kujya gushaka ngo Yesu yari hewe. None niba afite abakristo bamukurikira, kuki mwebwe mushaka kumukritika kandi afite abantu bamwemera? Abantu bose bamwemera bavuga ko bemera ikinyoma. Twebwe turavuga iki ijambo ry'Imana rivuga, ariko kandi tukavuga ngo ibi birakwiriye ko abantu bakebuka. Sebyo, ntabwo tumukritika nk'abashaka kumusenya no kumwambura umurimo yahawe n'Imana, kuko afite ukuntu abanye n'Imana byanga bikunda. Dushobora no kwicara hano twese, we afite uko avugana n'Imana mu bundi buryo bwiwe. Hanyuma ntabwo tubivuga nk'abashaka kumwambura abantu, kuko abantu sabe si n'abacu, ahubwo abantu n'ab'Imana. Ikindi hari abavuga ngo twataka aho ngaho kubera ko ngo dushaka kumenyekana. Twebwe twaramenyekanye, kuko uwo tuvuga yaramenyekanye ni Kristo. Usibye ko wenda kamera tujyaho ari nkeya, kubera ko ntabwo dupfa kujya kuri kamera zose. Ariko ntekereza ko icyo tuba dushaka kuvuga ni ukugira ngo ejo n'abagore b'abakozi b'Imana, n'abandi bakora ivugabutumwa, n'abandi bakora umurimo w'Imana, tutababona mu nsengero turimo. Yabona umugabo mwiza hariya w'umudiyakoni ati yitumbera umugabo, yabona umuvugabutumwa mwiza hariya ati mbera umugabo, yabona n'undi muntu usa neza wamukuruye mu bitekerezo, mbera umugabo, kuko na runaka yarabikoze, na runaka afite abanaba. Nicyo tutari kwemera mu murimo w'Imana. Naho umuvandimwe mwene data dusangiye kwizera, nta bindi bibazo wenda, kuko ahanini nta nubwo turahura nawe cyangwa nawe ngo ahure natwe ngo tuvuge ngo hari icyo dupfa. Ariko icyo turi kuvuga ni ukugira ngo u Rwanda rw'Abanyarwanda ejo tutabona abantu bari gushaka abagore 200. Inzego za leta zikabura ukuntu zikemura ibi bibazo n'imitungo. Tutabona abantu mu madini n'amatorero bari gutwara abagabo b'abandi, batwara abagore b'abandi. Tukabura uko tubikemura mu ma office no muri biro nyobozi.
nicyo turi gucyaha mu murimo w'Imana, bari gukumira. Nicyo turi gukumira, kuko natekereza ko umuntu wese umuntu yashimye ahise amutwara akamugira umugore we, naho igihugu kigeze, naho isi igeze uyu munsi wa none, ubuyobozi bwacu ndatekereza ko gukemura ibyo bibazo byaba birebire. Waruzi impamvu leta yemera umugore umwe n'itegeko rikemera uwo mugore umwe? Hagiye haba ibibazo by'imitungo, umugabo ugasanga afite abagore 6, hanyuma yamara gupfa buri wese ati ahanjye niho hanini, ahanjye niho hanini. Leta rero ishyiraho ihame ngo tuzajya twemera umugore w'isezerano abarumwe. Tugarukaho ngaho wavuze ku mutesi wereka duse n'abanamurenga. Mu by'ukuri umutesi ntacyo atwaye abantu, ariko mu ishusho abantu babonamo ibintu niyo ishobora guhinduka kugira ikibatwara. Ikindi reka dutekereze ko abamwemera wenda ari abafite ibikomere nk'ibyo yahuye nabyo. Abo ni benshi, hari abitwa ko bari mu ngo wenda batari muri bigira, ariko icyo twavugaga ni ukuri kwa Bibiliya kwa nyako. Yes, icyo Bibiliya ivuga ku bintu bigenze kuriye. So wari urimo umbwira ikintu turi kwibaza muri iki kiganiro mbona y'umuhanuzi, turi kwibaza ngo ni iki gituma uyu mwambi uri kurasa abavuga butumwa b'abagore, ndetse bikaba ari ibintu biteje ikibazo, biteje ikibazo. Wari urimo uvuga ngo hari uwo bita Kirezi amenyekanye vuba, nawe ariko mperutse kumva ngo nawe yagize icyo kibazo cyo ibyo twebwe twita ibigeragezo. We umuziho nk'umuntu imboni y'umuhanuzi, urabona ibyo bigana he, birava he? Hari ikinyamakuru kimwe natanzeho message, ntabwo wenda ndakivuga, ariko byari bikomeye icyo gihe. Ntekereza ko byabaye hafi mu kwezi kwa 11, 12 gutyo umwaka ushize. Ibyabaye kuri Ikirezi. Hanyuma njyewe nafashe umwanya wo kubisengera, nk'imboni y'umuhanuzi isukuza kuvuga gusa. Erega umukozi w'Imana iyo bimeze gutya, natwe dufite ikibazo mu mitima yacu, dufite ubwoba bumeze bute, kuko umurimo w'Imana uri gupfa. Abantu bari kubona abakristo mu mihanda bakabatuka, bakabita beskoro, bakabita abanyabinyoma, bakabita abantu bari aho bimbura mukoro. Kandi uyu murimo umwami tuvuga waduhamagaye yawumeneye amaraso. Iyo rero abantu bari gutobanga urupfu n'umuzuko by'umwami wacu, ntabwo twemerewe guceceka ngo twicare. Nafashe umwanya rero wo gusenga nk'umuntu wuzuye umubabaro. Imana inyereka ko ibibazo by'uriya mudamu, umudamu umuvuga izina, ndavuga uriya Ikirezi, bigiye gusa n'ibihosha kugira ngo ubwami bw'Imana bugira umusaruro mu buryo bwo kwihanisha abantu. Kuko erega Satani aragira ngo ivuga butumwa abantu bakoze rihinduka amazi, rihinduka ubusa, agafata imyambi imwe n'imwe akayirasa ahantu hatandukanye. Ariko yamara kuyirasa, abakozi b'Imana natwe ntitumenye guca bugufi, cyane cyane ababyeyi, kuko hari uko mu Bakorinto havuga inshingano y'abagabo n'abagore bakwiriye kuganduka. Rero iyo umuntu agandutse, harimo guca bugufi, harimo kumvira, harimo no kubaha. Hanyuma rero Imana imbwira ko bino bintu bye we mu ruhande rwe biratuje, bigiye guhosha muri uku kwa mbere, kandi bigira ngo byaratangiye. Wenda natwe ntitwasa n'ababivumbura, ahubwo twavuga ngo umurongo wabyo n'uyu nguyu. Yagize ikibazo, ariko kandi umugabo we tumubona muri social media avuga ko yarenganijwe, avuga ko yahohotewe, avuga ko yashimuzwe, avuga ko yahuye n'ibibazo bitandukanye. So mu by'ukuri uriya mugabo yaranarize, kandi ntekereza ko nta mugabo warizwa n'ubusa.
ntabwo umuntu yakwitora ngo apfe kurusuka amarira plus umuntu w'umugabo wabyaye. Bigaragara ko rero mu ruhande rw'aba bantu babiri uyu muryango bose ntabwo ndavuga ngo uyu n'uyu cyangwa uyu n'uyu, ahubwo bose navuze ko ari abanyamafuti. Kuko nanone nubwo byagenze kuriya ntabwo muri social media ariho byari bikwiye gukemukira. Bahuye tutabizi, babyarana tudahari, bashakana tudahari, bashyingiranwa tudahari. Nibi bibazo bagiranye rero bari kwicara hasi bakabikemura tudahari, hanyuma umukozi w'Imana agakomeza umurimo w'Imana. So rero mu mpande zombi bose n'abanyamafuti. Yashyize umugore ku karubanda, umugore nawe nkamushinza ko ivuga butumwa yakoze yarishenyesheje ibikorwa bibi. Kuko uzafate amata, igikombe cy'amata, ushyiremo akantu gatoya, hagwemo akantu k'agatotsi gatoya, akantu gato cyane, ya mata yose urayabogora kubera ko kantu. Bivuze iki rero? Ntabwo umukozi w'Imana akwiriye, ntabwo twitaye niba byarabaye cyangwa bitarabaye, ariko kuba byaravuzwe n'umuntu babana nibyo turaha agaciro. Kuko niwe umuzi, niwe babanyaga, niwe bagendanaga, ni nawe muhamya we wa mbere, ni nawe muhamya we wa mbere. Kandi burya no mu rukiko rw'isi usibye nibi tuvuga by'Imana, bareba ibimenyetso, bakareba ibihamya. Video twarayibonye kuri social media, video abwoko ki na ka video na kantu bamufashe agafoto bashyiraho yambaye ubusa, umugore, umugabo we niwe wakizaniye ku kitangazamakuru cyitwa Baraka. Reka nyivugemo gatoya kugira ngo abantu batagira ngo ni ukwataka bene data n'ibiki byose. Hanyuma rero uwo muhamya we turagendera ku byo yagize gute yavuze. Tubigendeyeho rero umugore ni umunyamafuti n'umugabo ni umunyamafuti. Umugabo yandagaje umugore we, hanyuma umugore nawe yashenye ubwami bw'Imana akora amahano. Erega ibi bihugu byo hanze birimo abantu bamwe na bamwe bafite imyuka mibi. Umuntu rero ajya kuri kamera, yaba ari umumama bamuhamagara, yabona umugabo umugurira igitenge cy'ibihumbi magana ngahe, kuko umugabo watabibashije agahita bati umugabo n'uyu. Kandi ntiwanamenya uwo muntu ukuguriye misiya afite ku bwami bw'Imana, ashobora kukikugurira. Ariko tuvuga ikindi, buriya umugabo wa Kirezi ntiyaba yarikanze baringa, kuko tutari duhari mu mboni y'umuhanuzi. Buriya hari ikintu bita kumvira umutima nama. Ikindi hari ikindi cyitwa gusenga. Hari ikindi cya gatatu, icyo cyitwa gusenga kijyana no guhishurirwa. Turavuga ibintu dufite n'ibindi twahishuriwe. Icya gatatu navuga abantu banyumve neza, hari icyo bita ibihamya by'ibintu runaka. Ibihamya simusiga. Ntabwo umuntu yakwikanga ngo yikanga ibintu ahita yiruka. Umuntu w'umugabo ntabwo bishoboka. Hari ibyo aba yabonye kandi bifite ibyabibanjije. Bisobanura ko umugabo mu rundi ruhande nubwo utari kubyerura haraho umushyigikira. Mu ruhande rumwe hari aho mushyigikiye, kuko byanga bikunda nta utaka atababaye, nta n'uvuza induru atatewe. Ubu wakicara mu nzu ugakomera gusa nta kintu ubonye, ntago bishoboka, biragoye. Iyo biba ari uguharabika nanone twari kubona umugore avuga ngo ndamubabariye, turi kugendana, kuko babivumbuye bose. Erega ni imitego myinshi twagiye dutegwa, ariko Imana ikagaragaza ukuri kuko tutabihagazemo, hanyuma ikagaragaza ukuri kuko ibyo bintu batubeshyira tutabihagazemo. Ni ukuvuga ngo rero uriya mugabo yatatse ababaye. None Ikirezi, uriya mugore bita Ikirezi, ni Satani umuteye cyangwa ni Imana ibigizemo uruhare ngo areke kwishushanya? Mu ruhande rwanjye Satani ararengana, ahubwo Imana irabyemeye kugira ngo abantu bamenye ngo urinde. Rega Imana ntirya ruswa. Mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe. Kandi ibi turabivuga nk'abavuga butumwa, nawe ni umuvuga butumwa, turi gucyahana.
ntazanemo ngo cyangwa se ajye muri ibi nibi ngo ngo banyatatse ngo ibiki n'ibiki bansebeje bagize gutya na gutya. Turi kuvuga icyo Bibiliya ivuga, tuhagaze mu ijambo ry'Imana, tuhagaze mu murongo wa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ko urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe. Erega ubu dufite abantu bagenda basenya ingo z'abandi, yabona umugabo ufite amafaranga akabasenyeye mama rudomoro hari yitwaje ngo Imana iravuze. Ayo makesi turayafite mu nsengero tugenda duhura nabyo, ngo umuntu yambwiye ko Imana yavuze ngo uruvemo ngo ujye muri ruriya, ugasanga ingo ziri gusenyuka. U Rwanda rw'Abanyarwanda ugasanga kuko u Rwanda rushingiye ku muryango cyangwa se n'itorero rushingiye ku muryango, tugatunga abantu bacanganyukiye mu mitwe bikitirirwa Imana. So rero ntekereza ko mu ruhande rw'uyu mwene data Imana irabyemeye ngo agire gasopo, kuko umugabo we ntabwo twamubonye mu mavugabutumwa, ntabwo tumujyaho cyane kubera ko uriya mugabo atabwirije ngo tubibone, atakoze umurimo w'Imana ngo tubibone, ahubwo turagira ngo abantu bumvise uno mu mama mwivugabutumwa bataza kugira ngo Imana niko ikoze, Imana irasambana, Imana yambura ubusa kuri social media. Oya, no, turi kugaragaza ishusho y'Imana, kubera ko kandi ivugabutumwa yakoze rikwiriye kugororoka. Abantu bose yabwirije batagwa, badahita bagwa ni wa muntu watubwiriye nabo barabikora. Ahubwo turi kugaragaza ngo umuntu yagira intege nke, ariko Imana nayo yamuhamagaye iyi mucyashye niyumva iryo cyaha ikamugarura. Buri yerega yemera ko bitugeraho kugira ngo tugaruke. Niko Imana igorora abantu, kuko Imana nta mapingu yo mu mubiri ifite. Imana igira amapingu yo mu mwuka, ikwambika ikagushyira ahantu ikakujegeza, ikakubwira ngo warankoreye, sinshaka yuko abantu banyita ingome bakanyita Imana y'inyabinyoma. None rero ibyawe wihishanyaga dore ngibi. Hari umudamu witwa Pst Fanny, ni umudamu ukuri kwishe ariko utavugwaho rumwe n'aba bagore b'abasitari. Yego, kubera ukuri murimo. Ntekereza ko nawe umuzi. Pst Fanny ndamuzi. Nk'imboni y'umuhanuzi umubona ute? Ijambo rya mbere uriya mubyeyi njye nawe twarahuye n'ubwo wenda atabyibuka, birashoboka. Pst Fanny aho twari tugiye gukorera ibiganiro, ndatekereza ko ni televiziyo imwe. Hanyuma nanjye ubwanjye sinzi akantu navuze, ariko kwa kundi umuntu aba ari gutebya aganira n'abantu tutarajya mu biganiro. Hari akantu kari kagezweho kitwa ngo inyogoye, ngira ngo uri kukibuka. Sinzi ukuntu twavuze ibintu noneho ncangama ko kajambo, ahita ambwira ngo no, inyogoye ni ibiki? Ni umumamba ufite umwuka wo gucyaha, inkoni yo gucyaha bye. Kandi nanakubwira iki kintu mbwira n'abantu bose bankurikiye, buriya umuntu witwa umuhanuzi ucyubatse urugo rwe rukaba rukomeye n'imbaraga zikomeye. Impamvu mbivuze ni iyi: uyu mubyeyi afite umugabo, bose ni abashumba. Pastor Gabriel na Pst Fanny ni umugabo n'umugore babanye, bafite ipfubyi bafasha, bafite itorero Getsemani Ministries turi kugendana, baragaragaza ibintu biri fact bifatika. Ni ukuvuga ngo rero impamvu mvuze ko umumama wubatse ari umuhanuzi, hari ibintu nabonye muri uyu murimo mukozi w'Imana. Umuntu yuzura umwuka wera akibagirwa inshingano ze z'urugo. Buri munsi mu murimo w'Imana nigeze kujyana mu ivugabutumwa mahurira n'umubyeyi, aravuga ngo ngewe niyo maze amezi 2 ngo ukwezi ngo ntagera mu rugo ngo umugabo wanjye nta kintu avuga. Ndamujyana ku ruhande ndamucya, ndamubwira ni impamvu atagira icyo avuga nuko yumiwe, waramunaniye, waranamunanije. Ariko kandi
si Imana yagutumye mu murimo ngo umare umwaka wose udatekera umugabo, udafura umwenda w'umwana, abana binyaraho birirwa barya ibyondo hari. Iyo si Imana yagutumye. Turasimbuka. Ndavuga reka niturize kuko iby'iki gihe ntago byoroshye, nturuwanjye. Ikindi nawe uwaguhamagaye azagukebura. Hanyuma tugeze ku ruhande aza kumbwira atari kuzi ko ibintu wambwiye ari byo. Naratashye ndamubaza, ese kuki ucecetse? Arambwira ati mada warananiye, narumiwe cyane, simvuga menshi ariko narumiwe. Niba ari Imana yawe gutoza n'agakiza kawe sinakajyamo. Cyo kibazo turagifite cyane. Nari mvuze ko rero umumama uhanura uvuga ngo Imana yavuze akaba yubatse urugo, ahubwo amamagare muhituro, amamagare muhituro, kuko ni intwari, umukozi w'Imana, umuntu umenya inshingano y'urugo rwe akayikemura, agakorera n'uyu mwami udusaba kwitanga. Uriya muntu ni intwari mu bwami, ni intwari mu bwami bw'Imana. Rero Pst Fanny we ntarabeshye, ni umucyashyi, ni umucyashyi kwere, afite inkoni yo gucyaha kandi ahagaze mu muhamagaro. Naho ibyo baba batega iminsi ngo ibyo muvuga ngo namwe nibyo nyine, niyo twagerwaho ntabwo twabyitirira Imana. Naza nkavuga ngo nananiwe, ariko ninjye nkanjye, si Imana intumye kunanirwa. Imana yo yanshoboje, ariko giye intege nke zanjye ibisimba ishoboye. Hanyuma rero uyu mubyeyi nicyo navuga ku nkoni yo gucyaha, ahubwo sariyuti, amavuta yubaho, ahubwo ahugure n'abandi badamu, ababwire ngo kubaka ni gutya na gutya. Yigeze guhagarara kuri canimwe aravuga ati iyo maze nk'ibyumweru 2 ndi kubwiriza nicara hasi nkibaza iby'urugo rwanjye. Aravuga ati jewe mperutse kuba mu rugo iminsi ngahe ntasohoka kugira ngo nkemure ibyapfuye. Dufite abantu rero buzura umwuka wera bagirwa inshingano zabo, kandi ibyo nitubivuga tubwire n'abagabo bahanura, abavuga butumwa bahanura, birirwa mu ngo. Uyu munsi yaraye aha, ejo yaraye aha, ejo yaraye aha, ejo yaraye aha, ngo yaraye asenga hariya, yaraye asenga hariya, amezi 2 agashira, amezi 3 agashira. Nabo turabacyashye bajye kwita ku miryango yabo, bajye kwicara mu ngo zabo, bamenye ibibazo bihari, kuko itorero rihera mu rugo. No kuvuga ngo rero ahubwo uriya mubyeyi nakomeze yatake, nakomeze yatake ivuga butumwa. Erega nabonye njya mbona n'abashumba bamwe na bamwe nakwita ko bakoze umurimo w'Imana, ariko bageze ahantu bacogora, barimo bagenda bashyigikira ibintu by'ibinyoma, by'ibinyoma. Ntabwo bikwiriye rero kubakoze b'Imana. Bashobora gufata ukuri bakakugoreka kandi bazi ukuri kwa Bibiliya. Yes, kubw'inyungu zabo. Erega buriya abantu bagambaniye Yesu ntabwo ari abapagani, ntabwo ari indaya, ntabwo ari abajura. Bibiliya ivuga ko ari abatambyi b'abafarisayo. Igihe yari amaze gukiza umuntu wari unyunyutse ukuboko, ababajije ngo ese tumukize ku munsi w'isabato mu rusengero, barahakana ngo no, batera hejuru. Arahaguruka aramukiza. Amaze kumukiza, Bibiliya ivuga ngo nibwo bagiye ku ruhande biga inama y'ukuntu bazamugenza. Rero ahubwo se nibande bagore kukuri, nta batambyi babimazemo igihe kinini ubw'indamu zabo n'inda zabo. Erega reka mbwira abantu ikintu kimwe, shobora kuba ari nge muntu wa mbere ugiye kubivuga. Buriya abantu bose bavuga ko bazi Yesu kuko baranamuzi, banageze igorogota, ariko ijambo rikomeye ngiye kubabwira, bageze igorogota bahingukira ku musaraba w'igisambo, baba ari wo bahobera, bahana igihango n'umusaraba w'igisambo. Urabizi ko umusaraba w'umwami wacu uri hagati, uw'umwami wacu bagaruka batawugezeho, bageze ku w'igisambo, bahobera uw'ibisambo. Hari abashumba rero bahobeye umusaraba w'ibisambo, abo kwiba, kweskoroka, guteka imitwe, kwambura iby'abandi, kuko bahankanye igihango n'ibisambo. Hari igorogota, igorogota ntago habambwe Yesu gusa, habambwe ibisambo 2. Umwami yari ari hagati. Hari uwaciye muri iki gihande yahobeye uw'igisambo ku ruhande, uwaciye muri kiriya ahobera karande z'igisambo hari. Araza atangira kuvuga Imana atahuye nayo, atabonanye nayo, umusaraba atageze. Ariko hakaba abandi bashumba bahagaze bukuri, bahobeye umusaraba w'umwami wacu,
baragenda bageze igorogota bahingukira ku musaraba wa Yesu bawupfukamaho bahabwa ibyiringiro bya none n'ibyejo. Ya mitwaro yari bariho Hela za godeba fire imitwaro yari bariho y'ubugegera n'ubujura no kunywa inzoga n'ubusambo bayitura ku birenge by'umukiza. Bamaze kuyitura bambara ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubu rero bene abo ntibagezweho. Hari abahanuzi bagezeyo bapfukama igorogota barabanza baravuga ngo uyu musaraba n'uw'igisambo uyu nawe n'uw'igisambo uwo mwami wanjye ndawubonye. Bapfukama kuri uwo hagati bahabwa imbaraga bahabwa urwandiko rw'inzira rwitwa umwuka wera w'Imana nk'umuyobozi. Bahabwa imbaraga zo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri. bagera ku marembo bagera ku irembo ry'ijuru, ku marembo y'ijuru baganira na Yesu. Arababwira ngo ibya kera bibagiranye mubisibagirwe mufate imbaraga zanjye. Bavayo rero bene abo rero bemera gupfa bazira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bene abo rero ntibahengekereza kuko babahaye amafaranga. Bene abo bemera kwambara ubusa bakavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko bafite uwo bahuye nawe yabahaye misiyo. Ariko bahuye n'ibisambo nabo bafite uwo bahaye misiyo. Satani uhereye kera kose akora ibyaha, ni umujura. Icyamuzanye ni ukwiba, kwica ndetse no kurimbura. Ubwo rero navuga ko abantu bose bageze igorogota bavuga Yesu na Yesu baramurabutswe ariko baramwihorera bahobera umusaraba w'igisambo. Twitegure imboni y'umuhanuzi muri iki kiganiro, twitegure iki kigiye kuba kuri aba bantu. Urabona iherezo riri buze kuba rite? Aba bose tuvuze Pst Fanny niwe mperaho afite ingororanyonyo nyinshi mu bwami kuko ahagaze mu by'Imana yamuhagaritsemo turi kugendana. Ikindi kigomba kuba ubwo kuko ubwami kano kanya abantu bose ntibari bubwumve ni ukuri ya mubyeyi Imana imuhagurukije kugira ngo acyahe ahubwo ntacike intege, afatikanye n'ubwami bwamuhamagaye acyahe ababyeyi birirwa birukanka bajugunya abana. Kandi ibyo nabyo bifite ingororano zimeze gutya. Araza gukurikirwa n'abantu bashaka kujya mu ijuru kubera ko ijuru ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo uhereye mbere na mbere uhereye kera kose ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi intwari zivugishamo imbaraga. Amen. Ni uguterana ibipfusi, ni uguterana ibitugu n'abadayimoni. Kandi afite ingororano rero z'uko hari abantu mu isi bazamukurikira bakazahembwa mu bwami bw'Imana nawe akabahemberwa akambara iraka imbere y'Imana. Hanyuma elasi ego de hore. Kandi ibyo simbivuga noneho nk'umuntu uri gusesengura ahubwo ndabivugishwa n'umwuka w'Imana. Ubu sijye uri kuvuga noneho aho bigeze ndabivugishwa n'umwuka w'Imana. Hanyuma ku bandi mu by'ukuri ku bandi bari gushaka abagabo 5 abagabo 10 abagabo 200 nibitegura inkoni zo mu mwuka. Buriya hari ikintu bita ndabyemeye y'umwuka. Ni hehe rero? Ni hahantu ugera n'Imana wavugaga ikareba hirya ikareba hirya. Bibiliya ivuga ko Yesu ku musaraba kubera ibyaha byacu yari yishyizeho yaravuze ngo data niki kikundekesheje. Hanyuma avuga gutyo yari yuzuye umubabaro ukomeye, ibintu byose byamuhuriraniyeho. Hanyuma Imana mu bigaragara yari yarebye hirya kubera ibyaha iri kubona muri Kristo Yesu, iri kumubonaho byacu yishyizeho. Rero iyo ukora ibyaha ukabyitirira Imana, Imana ntibura kwisobanura kuko Imana irasobanutse. Ntabwo yo yisobanya, izi kwivuganira. Buri kintu cyose ishakamo umurongo w'icyubahiro cyayo. Byanga bikunda mu mbaraga cyangwa mu bugwaneza. Iyo byanze mu bugwaneza haza inkoni y'Imana. Ntabwo rero Imana keretse niba Bibiliya yarahindutse, ariko niba itarahindutse aba bantu nibatagarukira Imana, nibatagarukira umuhamagaro bahamagariwe,
bitegure ko Imana bagiye guhangana nayo. Erega hari igihe Imana ikurwanya wowe ukabuzi ko itakurwanya. Kandi Bibiliya iravuga ngo bene nabo bava mu masezerano ari nta mpamvu, nzabayobesha umwuka wo kubashyekenga. Kuba umuntu afite amafaranga ntibisobanuye Imana, kuba umuntu afite imyambaro myinshi ntibisobanuye Imana. Ariko wenda tugarutse gato ku ijambo rimwe Pastor Mutesi yavuze, yaravuze ngo kumuvuga cyane niba ariko kubaha ibirayi ngo mukomeze bamuvuge, ngo ndetse ashima Imana yuko yaba yarabaye ibiryo byanyu. Kimboni y'umuhanuzi ubibona ute? Hanyuma se reka duhere hano ko naje hano, ninde muntu wantegeye kugira ngo nze hano kubw'uwo muntu? Kabiri, mbayeho ngeze aha ngaha, ndambaye urukweto, ndambaye umukandara, ndambaye ipantaro, nambaye isogisi, sibyo? Ninde muntu hano yaba hanze y'igihugu yaba na hehe abyandika muri comment yohereza na nimero ye atanga ubuhamya wigeze atwishyura kuko twavuze umuntu runaka? No, nawe kandi ntanzari turya, niyo yaturya twakihanganira mu mwami. Twe twatojwe imyitozo yose, twatojwe kwambara ubusa, twabiciyemo ibyo bihe, twatojwe kurya ubusa, ibyo twabiciyemo, twatojwe kwihanganira mu mwami wacu. Pawulo Garafurere yarafunzwe azira ubutumwa bwiza, arihangana. Rero ibyo byo keretse wenda niba ibirayi bifata abanyamakuru n'abandi, ariko mu ruhande rw'abakozi b'Imana nta birayi igenda akira kuko navuze umuntu. Niye ntego bituma rero mumuvuga? Intego nta yindi, nuko tugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana uko riri, kugira ngo twerekane Imana n'ishusho y'Imana. Imana yemera iki? Ese ibi bari gusigiriza, bari guhengekereza, Imana ibivuga iki mu ijambo ryayo? Nicyo tuba tuvuga. Turavuga Bibiliya rero ntituvuga abantu. Ubu ndashaka kuvuga ko ubu dukurikiye kandi nabo ngabo ni Bibiliya ibayobora, nibasubiremo bongere basome. Yego, nk'ubu ndashaka kuvuga ko ndashaka kukubwira ko dukurikiwe n'icyo twita crowd ebyiri, imbaga y'abantu yo mu buryo bubiri, ikunda bari abantu, nindi yemera wenda ukuri kwa Bibiliya. Yego, ariko no bakavuga bati dufite ukuri kwa Bibiliya. Yego, aba bombi wababwira iki kugira ngo uyu munsi barare bakoze ubugenzuzi barebe ngo ese dukurikiye ikinyoma? Ni nko kwiruka inyuma y'ikipe itazatsinda. Okay, icya mbere nuko bakwiriye kwicara hasi nk'uko bivuze, mbere yuko ivuga butumwa rikomeza, buri wese akicekinga. Ese usibye amafaranga nakira y'abafana, kuko byanga bikunda kubaka izina bigendana no kwakira, n'abankomera amashyi bambwira ngo komerezaho, ubundi byo ndimo njyewe nibyo nahamagariwe. Icyo ni icya mbere nk'uko bivuze. Icya kabiri nuko uyu mwanya mu mboni y'umuhanuzi nabo n'abakozi b'Imana basenga, babaza Imana niba itari kubashyeshyenga. Erega iri jambo ryitwa gushyeshyenga abantu ntibarimenya. Abantu bose ni abantu b'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Kabiri, abantu bose bavuga Yesu, n'utamuzi aramuvuga, n'utarahuye nawe aramuvuga, ariko bose siko Yesu we abavuga. Mu bantu harimo umuntu nkavuga ni rero basoma ijambo ry'Imana barisengeremo, kuko nanone ibyababayeho ntitwabatera amabuye menshi nkatwe ari impanuka. Bishobora kuba ku muntu ari ubujiji yagize, ndetse ibyo bintu byamubayeho akabona ko byanamuteye ikibazo. Ariko se niba uyu munsi uguye mu mwobo, ejo nanone ukongera ukagwa mu mwobo, ejo bundi ukongera gushaka gucukura wa mwobo ngo ugwemo, nuvunika nturarushya igihugu, nuvunika nturarushya bene wanyu. Kandi ngo burya umuntu utumva, abakera njye nakuranye na sogokuru yambwiye ko yumvirije, kandi ngo intabwirwa irira ku muziro. Rero natekereza iki? Nuko
niba uguye mu bwobo bwa mbere ukarugwamo bwa kabiri bwa gatatu stop, kuko birarura. Nicyo nagiraho inama bano bene data. Twari twavuze ko hari bigiye kuba. Cya mbere nuko Imana irabakebura mu buryo bumeze gutya, kandi burya mukozi w'Imana ntago Imana ikubita umuntu ngo imukubita urushya abantu babibone ko yamukubise urushya. Oya, ahubwo irabanza ikaguhondaguriramo indaya. Uwacu yaravuze ngo ikaranga ipfundikiye. Kubera iki? Ntiba ishaka ko hari umuntu uyivogera. Niba iri guhana uwayo, niba iri gukebura uwayo, ntabwo ibishaka ko hari umuntu uyibwira ngo urakora ibiki. Ikaranga rero ipfundikiye. Ya, reka dufate umwanya wo gushima Imana tugira ngo dusenge kandi tugushimira, ariko watanga nimero yawe ku bantu bari badukurikiye kugira ngo ushaka kugira icyo gusobanuza abe yagusobanuza. Yes, yaba nabo twavuze uhereye kuri abo babyeyi babiri n'uwa gatatu wundi, nabo babishaka iyi nimero bayihamagare, tuvugane, twicare hasi nk'abakozi b'Imana, tuganire mu ijambo ry'Imana. Hanyuma nimero rero ni 07 02 89 88 5. Ndasubiramo 07 02 89 88 5. Abari hanze bwo mubanza akamenyetso ko guteranya, hanyuma mugakomeza indi mibare. Yesu rero abane namwe. Iri ni ijambo ry'Imana, nubwo abantu benshi baba batekereza ko turi kuvuga abantu, ariko Bibiliya kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe ivuga ku bantu. Imana ifitanye urubanza n'abantu bakora nabi, Imana ifitanye urubanza nabo yahamagaye bakagoreka ubutumwa bwiza, Imana ifitanye urubanza n'abantu bari gukora ibyaha bakabyitirira Imana itabatumye. Rwose mugarukiraho, waba uri umushumba, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, garukiraho, umwami aragucyashye muri Prophet Evode. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana ku muntu ushaka ko dusengana bakurikiye kino kiganiro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera abana bawe, ndasengera aba mama, ndasengera uyu muntu uri hanze, ndasengera uyu muntu uri mu gihugu, ndamwaturaho imbaraga zo kumenya Imana by'ukuri, ndamwaturaho amashurirwa akomeye, ndamwaturaho ububasha butangaje bw'Imana, ndatura agakiza ku bantu badakijijwe ngo bakire umwami Yesu. Ubwo impanda igiye kuvuga, abera tuzakakambana ikirere n'abera bose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mana, ubohora ababoshye, Mana ukiza abarwayi, Mana uvure abantu imvune z'imitima mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wakomerekewe ku mbuga nkoranyambaga, agakomeretswa n'abahanuzi biyita abayuda atari bo, agakomeretswa n'abiyita intama ari ibirura, mu izina rya Yesu ngo umwomore ibikomere. Dusenze twizeye ko bikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.